ariko mana nyakubahwa mukandida wacu ndabivuga nte nguhobere ngute niba nari mbishoboye yambi ndetse abenshi rimwe baravuga ngo tuba twakoresheje imbaraga kugira ngo abantu baze hano tuba twabakoreshejeho igitugu kugira ngo baze ariko nyamara niba gukoresha igitugu bizana abantu bangana baryo niba bizana abantu bangana batya kandi bishimiye ibyo bakora ndababwira ngo abo ngabo ngo bazabigerageze barebe ikizabaviramo baza bavuga hano ngo muri Ngoma kera ikiri Kibungo ngo bajyaga harya bandika JP abapumbavu ibyago twagize u Rwanda rwagize ahubwo rwagize abayobozi b'abapumbavu ubu rero turubaka u Rwanda turuvana kuri ayo mateka y'ubupumbavu ukigera ku cyumba cy'itora uzahasanga umuseseri wa mbere asuzuma imyirondoro yawe niba ariyo ugane ku museseri wa kabiri aguhe urupapuro rw'itora utoreraho perezida wa repubulika winjire mu bwihugiko bwagenewe gutorerwamo perezida wa repubulika utore ujyane urwo rupapuro mu gasanduku ushyiramo urupapuro watoreyeho umukandida wawe ujye ku museseri wa kangahe aguhe urupapuro rwagenewe gutorerwaho abadepite ujya mu bwihugiko bwagenewe gutorerwamo abadepite utore ujyana urwo rupapuro mu gasanduku kagenewe abadepite hanyuma ujye ku museseri wa kangahe yemeze neza ko watoye usohoke mu cyumba cy'itora nikoye ibyo bintu ko bizabera rimwe noneho bikabera no mu cyumba kimwe cy'itora murumva bigoye tuzatora kandi neza
murakoze cyane mu majwi yabo nyakubahwa chairman bongeye guhamya yuko dufitanye igihango. Abanyamuryango duteraniye hano n'inshuti zacu mu turere twose twaturutsemo impande n'impande z'igihugu, nyakubahwa chairman dufite ubuhamya dushobora kubagezaho. Dufite aho twavuye, dufite aho tugeze, ariko igikomeye cyane kubera ko tukiri kumwe dufite icyizere cyaheza tujya. Niyo mpamvu uyu mwanya nyakubahwa chairman muri bunyemerere nze kwakira umunyamuryango Uwingabire Emerthe agiye kutugezaho ubuhamya bw'ibyo yagezeho abikesheje imiyoborere myiza mubereye ku isonga. FPR oye! cyane. FPR oye! Demokarasi, amajyambere, oye, oye, nawe, amen. Banyakubahwa muri hano, baturage bo mu karere ka Kirehe, baturage bo mu karere ka Ngoma, n'abandi baturutse impande n'impande, ndagira ngo mu ijwi ryanjye no mu ijwi ry'abo baturage mumfashe tubwire chairman w'umuryango wacu ko tumukunda. Turamukunda, turamukunda cyane. Nitwa Uwingabire Emerthe, ndi umuturage wo mu karere ka Kirehe mu murenge wa Nasho. Mpagaze hano rero ntanga ubuhamya bwanjye bwite, ntanga n'ubuhamya bw'abahinzi bo mu cyanya cyuhirwa cya Nasho. Njyewe ubwanjye mbere yuko irigasiyo iza nari ndi umuhinzi, nari mfite ubutaka ariko ntacyo bwari bumariye. Narabuhingaga ariko inzara ikarengaho ikanyica. Ubwo rero n'abandi bahinzi twari kumwe nabo byaruko. Igihe cyarageze tubonye bidushobeye, abahinzi bamwe batangira gusuhuka bajya mu Mutara. Ariko leta y'ubumwe, umukandida wacu Kagame Paul yadutekerejeho cyane. Nuko tugiye twumva inkuru nziza ngo tugiye kuvomererwa. Ese banyamuryango, umukandida wacu ntimwamumpera amashyi? Uburyo bwo kuvomera bwaraje rero babutubwiye ntabwo twigeze tubyumva. Njye ubwanjye naribajije ngo ese ni gute twabona imvura itavuye mu ijuru? Bari batubwiye ko imvura izava mu kiyaga cya Cyambwe. Noneho ndibaza ngo Cyambwe njye navukiye muri Nasho ndahakurira,
none ni gute imvura yava muri icyo kiyaga cyambwe nasho na mpanga sinavutse bihari ubuyobozi ntibwari buhari kuki butaduhaye iyo mvura ubwo ndabyibaza nkavuga nti ntabwo byashoboka ariko igihe cyarageze baduhuriza hamwe nk'abahinzi barenga 2,000 ku buso bw'igihumbi kuri hegitari 1,000 nabwo burenga icyatwemeje rero ko bizashoboka abahinzi bari bari muri ubwo butaka batangiye kubimura babashyira mu mudugudu w'icyitegererezo mwiza 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 cyane ubwo twahise tuvuga tuti uko biri kose ndatekereza ngo ubu se ko abaturanyi banjye basuhutse nanjye nkaba nari ngiye gusuhuka ubu ndaba nkigiye nanjye reka ndebe umukandida wacu atubwira ko ibyiza biri imbere nanjye reka ndindire ndebe ubwo irigasiyo yaratangiye tugiye tubona koko ibyuma biruhiye ariko bavandimwe mw'iyo nzira yari ndende mw'icyo gihe twahingaga tugasarura ubusa kuko kuri hegitari nari mfite nasaruragaho ibigori ibiro 500 byonyine n'ibishyimbo ibiro 100 ndetse igihe kinini twaburaga namba babyeyi muri hano abamama muri hano muza agahinda ko kugaburira umuryango ntuhage murakazi yemwe ko ntari kubumva ariko murakazi nanjye rero icyo gihe niko byari bimeze naratekaga nkateka ubusa bikaba amarenza munsi ariko icyanshimishije irigasiyo imajije kuza ariko mana nyakubahwa mukandida wacu ndabivuga nte nguhobere ngute niba nari mbishoboye yambi ubwo rero urugendo rwaratangiye muri irigasiyo ariko rwari rukomeye twatangiye guhinga noneho duhinga duhurije hamwe ubutaka bigeze igihe cyo kubagara abavandimwe byabaye intambara ndende batubwira bati mugiye kubagara ngo turajya kubagara iby'umuzungu se murabyumva namwe twirengagije inzara ahubwo twumva ko umusaruro uzaba umuzungu ariko byarakomeje ingabo z'u Rwanda zaradufashije turi gukora iyo mirimo maze rero icyanshimishije narejeje ndateka ku mugoroba ngaburira umuryango birara mu nkono mu gitondo nteka igikoma abana bajya ku ishuri banyweye nyakubahwa rero camani w'umuryango niweho wabitugejejeho ubwo hashize icyumweru umuturanyi wanjye ndi gukora arambwira ati uzi byabaye mvuye kuri sako nsanzeyo 500 ndavuga nibyo nahise nihuta nanjye njya kuri sako nsangayo 700 ku mubyeyi wagaburiraga umuryango ntuhage ubu ngubu mbitsa muri banke n'abandi muri rusange abahinzi tubitsa muri banke turahinga tukarya tugasagurira amasoko ubwo navuye kuri banke mpita nishyura mituweli abana bariga babona ibyo kurya babona n'uburenganzira kuko sinabimaga uburenganzira ahubwo nuko ntacyo nari mfite urugendo rero rwarakomeje nyakubahwa camani rwose warakoze ahantu wadukuye inzira yo kujya mu Gisaka tugiye guca inshuro mana se mbivuge ngwiki ntago nabona uko mbivuga rero urugendo rwarakomeje ubu umufatanyabikorwa wacu agiye kuducutsa twahise twiyubaka dutanga isanabikorwa y'ibihumbi 103 kuri hegitari kugira ngo ibyuma n'ibipfa tutazajya gusabiriza cyangwa tugasubira aho twavuye ubwo urugendo rurakomeje ubaho tugeze dufite umusaruro mwiza bya biro 500 dusarura toni hagati ya 7 n'8 soyayo nta nubwo twari tuzi kibaho nge numvaga kizanwa n'indege ariko ubu kuri hegitari dusaruraho toni hagati ya 2 n'3
si ibintu byo kwishimirwa yemwe. Ubu rero icyo tugezeho noneho ntabwo tukiri abo kubitsa muri banki gusa, ahubwo tugeze no ku kigero abahinzi ba nasho turi kugura impapuro mpeshamwenda. Impapuro mpeshamwenda abantu bashobora kwibaza bati se ni ibiki? Ni uburyo bwo kugura impapuro, ni uburyo bwo kugura imigabane yunguka muri banki nkuru y'igihugu. Mwari muzi n'ikindi se? Abakecuru n'abasaza ba nasho bazi no kuvuga Icyongereza. Uhamagara umusaza cyangwa umukecuru wa nasho ukamubaza uti mbeja mbere kutuye muri nasho ningera ku murindi ndabaza ngo iki? Akakubwira ati ubaza ahantu hitwa irigasiyo. Wamubaza uti ese irigasiyo ni ibiki? Ati ni uburyo bwo kuhira. Ariko murakumva ko kantu? Ubwo rero Icyongereza natwe kubera ko tutagifite inzara turi kukiga pe, tuzi neza yuko imigabane mpeshwa mwenda ari board. Mwabyumvisha? Nyakubahwa rero Chairman, munyemerere ncumbikira aha kuko mvuze ibyiza mwatugejejeho, yewe keretse duciye ingando nk'imwe ya Eliya. Rero mu izina ryanjye bwite no mu izina ry'abaturage ba Kirehe na Ngoma n'abandi baturutse hirya no hino, mumfashe mumpera amashyi menshi cyane. Rero nshoje, ntabwo nasoza nk'umukobwa utagira ikinyabupfura. Ubuse nasoza tudacinya akadiho. Kagame Paul ya mbere ya Kabando. Murakoze cyane, murakoze banyamuryango. Nyakubahwa Chairman, umuryango watubereye akabando. Ubwo tukiri kumwe turahamya neza yuko mu myaka iri imbere tuzagera kuri byinshi biruta ibyo twagezeho mu bihe byashize. Nyakubahwa Chairman, ibigwi byanyu n'ubuzima bwacu, by'umwihariko abaturage b'akarere ka Ngoma na Kirehe, ariko n'abandi banyamuryango bose twabibonye kenshi. Nyakubahwa Chairman, uwo ari we wese yabihamya, ibigwi byanyu birivugira. Muri uyu mwanya munyemerere ne gufata umwanya munini nakira umunyamuryango Madame Sandra Musabwasoni yongere gushimangira ibigwi byanyu. Nitwa Musabwasoni Sandra, ndi umwarimu muri Kaminuza y'u Rwanda, nkaba umuturage umunyamuryango w'akarere ka Ngoma, umuturanyi wa bugufi w'akarere ka Kirehe. Murakoze cyane. Nyakubahwa Chairman, iyo tugiye kuvuga iterambere ry'akarere ka Ngoma n'akarere ka Kirehe, tubanza kwibuka aho twavuye. Utwo turere twombi dukomoka mu cyahoze ari perefegitura ya Kibungo. Murabyibuka? Perefegitura ya Kibungo yarizwiho amateka yo kugira imodoka na plaque ifite ingombajwi ebyiri. Murazibuka? Jebe byavugaga iki? Jijuka bumbafu. Ubwo bishaka kuvuga ko twari injiji, twari na bumbafu. Nyamara ubutegetsi bwariho icyo gihe ntago bwemereye abanyakibungo ko biga ngo bajijuke bateze imbere Kibungo yabo n'igihugu muri rusange. Ariko kubera imiyoborere myiza irangajwe imbere na Nyakubahwa Chairman wacu, twarize. Reka mbabwire, nta nubwo twize gusa, twaranaminuje. Njyewe uri hano urimo kuvuga, ndimo gusoza icyiciro cya 4 cya kaminuza doctora. Dufite amashuri y'incuke, dufite amashuri abanza, dufite amashuri yisumbuye,
dufite amashuri y'imyuga iwacu mu turere twacu hafi yacu. Niwe wenyine. Nagira ngo nongereho yuko akarere kacu ka Ngoma gafite icyiciro cya mbere cya kaminuza. Ntabwo ari ibyo gusa. Nagira ngo mbabwire yuko ayo mashuri twize ubusa kuko twiteje imbere, duteza imbere n'imiryango yacu. Reka nongere mbabwire ko ndi umwe mu bantu 6 bayoboye inama y'ubutegetsi bw'ikigo cy'ubushakashatsi mu by'ubuzima kuri Universite ya Liverpool mu Bwongereza. Ngiye kubabwira n'akandi kantu kamwe mu nyemerere. Murasobanutse. Ndashaka no kongeraho ko atari icyo cyonyine, ni byinshi ariko ndavuga ikindi kimwe gusa. Ndi umwe mu batoranijwe n'inama y'umuryango w'abibumbye wita ku buzima kuba umwe mu bagize akanama k'impuguke gashinzwe kureba uko ubushakashatsi bukorwa ku isi bukwirakwizwa ndetse n'amabwiriza bigenga. Ibyo tubikesha nde? Kagame Paul oye! Asante sana. Murakoze cyane. Nyakubahwa Chairman, dutewe ishema no kubakira mu karere kacu ka Kirehe, ahateraniye intore zavuye mu karere ka Ngoma ndetse n'akarere ka Kirehe. Mu mwaka wa 2017 twateraniye nanone ku Gicumbi dufite stade ya Ngoma y'icyerekezo. Iyo stade ya Ngoma yakira n'imikino mpuzamahanga, kandi akarere ka Ngoma na Kirehe turayifatanije. Imvugo niyo murasobanutse cyane. Niwe wenyine. Utu turere twacu twombi ntabwo twagiraga ahantu twakirira abashyitsi. Abadusuraga bavuye mu mujyi wa Kigali barwanaga no kureba kuri Sango basubira i Kigali kuko batari kubona aho barara. Ariko uyu munsi dufite hoteli y'inyenyeri 3 mu karere ka Ngoma yanagabye amashami igana mu karere ka Kirehe, East Gate Hotel. Imvugo niyo murasobanutse. Dufite kandi asante sana. Umuvandimwe wacu uvuye hano kuduha ubuhamya aravuze ngo barasuhukaga. Intore zanashe muri hano, amadarapo hejuru. Intore zampanga namwe murahari, muracyasuhuka. Kuki mutagisuhuka? Irrigation yindi bamaze kutubwira. Iyo irrigation yazanywe na chairman wacu mu karere ka Ngoma. Dufite Ngoma 22 nayo ni irrigation. Sinaho gusa, hirya no hino mu mirenge yacu. Ubu ntabwo tugitiranye igihe, ibihe byose turahinga kandi tureza, murabona ko tunabyibushye. Murakoze cyane banyamuryango. Turishimira kandi ko twari dufite ibishanga by'indiri y'ibisambo ndetse n'inyamaswa. Ibishanga byacu byaratunganijwe, byayo bya Ngoma, byabe bya Kirehe,
ubu turi guhingamo umuceri mwinshi cyane, ntabwo umuceri ukiribwa n'abanyakigali gusa, natwe Ngoma na Kirehe dutapfunaho tukumva umuceri ukuryoha, na ndetse Kigali isigaye iza kuwugura mu karere kacu ka Ngoma na Kirehe. FPR oye! Murakoze cyane. Turagira ngo tunavuge yuko kandi ibitaro byacu ndetse n'ibigo nderabuzima byazamutse mu ntera. Reka mvuge ibitaro bya Kibungo byagiye ku rwego rwa kabiri, ibyo twita level 2 teaching hospital. Ibyo bikabihesha kugira inzobere n'ibikoresho byinshi no kwakira abantu benshi banavura n'indwara zananiranye. Mu karere ka Kirehe dufite ikigo nderabuzima cya Mahamba cyazamuwe mu ntera, gihabwa serivisi nk'izo ibitaro by'akarere bitanga, ibyo twita medicalized health center. Iseriva impunzi zo mu nkambi, abaturage bahaturiye n'abanyamahanga barambuka gushaka ubuvuzi wacu. FPR oye! Aha, Ngoma na Kirehe muzatora nde? Kangahe? Muribuka ko dufite byibura muri buri murenge ikigo nderabuzima, muri buri kagari poste de santé, amarerero meza mu midugudu iwacu kandi menshi. Ubu ntabwo abana bacu bakizerera mu mudugudu iyo twagiye gukora ngo twiteze imbere. Mwarakoze babyeyi beza. Hari ikindi tugiye kongeraho? Tugiye kongeraho yuko dufite n'amashanyarazi iwacu, by'umwihariko akarere ka Kirehe. Ayo ni amateka. Ntabwo tukigenda dukubita urukuta ho umutwe, ahubwo igikuta turagikanda umwijima ugahunga urumuri. Sibyo Abanyakirehe? Namwe Abanyengoma murasobanutse. Ikoranabuhanga muri Ngoma na Kirehe naryo ntitwasigaye. Aho niho yego nari ntangiye mvuga ku ikoranabuhanga ntitwasigaye inyuma. Byose ni Paul Kagame. Murasobanutse. Reka tumubwire ko ikoranabuhanga natwe turizi mu karere ka Ngoma na Kirehe atari ukuhira gusa, ahubwo na serivisi nyinshi tuzibona tubyikoreye. Tunyuze hehe? Kuri za wa-irembo.gov.rw. Ariko ibyo bintu byo mubivuga dukoresha ikoranabuhanga. Nagira ngo nongere nibutse intore z'umuryango ndetse n'inshuti ziri hano, akarere ka Ngoma na Kirehe babarizwaga mu gace kitwaga ngo ni Gisaka. Iyo Gisaka abantu bakatumenya nawe ngo tugira ngo tudege twamayobera. Ndabeshya? Ariko bari batarabona drone. Murasobanutse? Aho ni hoho. Izo drone rero iyo zitonze umurongo ku mugoroba mu mabara yazo meza ziva ku bitaro bya Rwamagana zerekeza ku bitaro, zigakomeza ku bitaro bya Katunda, bikaza mu karere ka Kirehe ku bitaro bya Kirehe, bigasoreza ku bitaro bya Kibungo bizanye amaraso. Ibyo nabwo n'ubwiza butatse intara yacu. FPR oye! Ngiye kubabwira ntore z'umuryango, hari ikintu tutareka kuvuga ku bikorwa remezo. Twavuze imihanda. Niwe wenyine twagiraga umuhanda umwe i Kigali, maze abavuye mu cyaro bagatinya guhakandagira ngo n'amazi baragwamo. Ariko imijyi yacu, yaho umujyi wa Nyakarambi muri Kirehe, umujyi wa Kibungo mu karere ka Ngoma, imihanda ya kaburimbo ni myinshi cyane. Tuyishimire. Amadarapo hejuru. Mushimire chairman wacu. Ntago tumushimire imihanda ya kaburimbo gusa.
aho niho ho dufite n'imihanda itari ya kaburimbo itsindagiye nayo kuyigendamo ni ukunyerera kandi gutora chairman wacu ni ugutora ibyo bikorwa remezo byose tukagira hoteli y'inyenyeri 5 tukagira imihanda ya kaburimbo hose tugaca tukaba abantu beza cyane. Nagira ngo rero two gusoza tutavuze kuri iki kintu mu mwaka wa 2017 asante sana naringiye kwibutsa yuko mwananya ngo mvuge ngo muri 2017 batwise don't touch no touch pa. Ubu noneho dutangiranye na don't stop kuko ikirere cyacu na vision 2050 ibereye abanyamuryango basa natwe na nyakubahwa chairman wacu turi kumwe. Kagame Paul oye! Mugihagaze abanyakubahwa abanyamuryango nyakubahwa chairman nje nari ndimo kubavunyishiriza ariko intore z'umuryango zateraniye hano n'inshuti mwatuzaniye bafite amatsiko yo kubumva. Karibu. Kirehe na Ngoma muraho cyane. Muraho ntabwo twaherukanaga ariko turahorana ku mutima no mu bikorwa. Nibyo rwose. Maze rero ndabashimiye cyane kuba mwaje mungana mutya mwitabiriye iki gikorwa cy'uyu munsi kandi ari cyo gikorwa tugiyemo itariki 15 z'uku kwezi tugitangira. Imigambi rero murayizi ni yayindi. Abinyuma hariya turumvikana muraho turi kumwe. Ntabwo bintangaza rero jewe kuba duhuriye aha tungana dutya, usibye kubashimira abandi rimwe na rimwe ntibabyumva, ntibumva ukuntu murakoze, ntabwo babyumva ukuntu abantu mungana mutya mwitabira kugira ngo duhurire ku mugambi wo kubaka igihugu cyacu. Ndetse abenshi rimwe baravuga ngo tuba twakoresheje imbaraga kugira ngo abantu baze hano, tuba twabakoreshejeho igitugu kugira ngo baze. Ariko nyamara niba gukoresha igitugu bizana abantu bangana barya,
biba bizana abantu bangana batya kandi bishimiye ibyo bakora. Ndababwira ngo abo ngabo ngo bazabigerageze barebe ikizabaviramo. Bo bazabigerageze iwabo bakoresha igitugu bashaka gushyira abantu hamwe nk'uku bareba ingaruka zabyo. Ariko ibyo byose icyo bivuze ni uko batarumva neza ubudasa bw'u Rwanda. Byarabayobeye. Tugira ubwo budasa rero, tugira ubudasa, tugira ubumwe, ndetse tugira n'ubudakemwa. Ibyo ntabwo babyumva, ntibabimenyereye, ntibabizi muri politiki. Ariko politiki yacu kuva aho dutangiye kongera kubaka u Rwanda bundi bushya mbere y'aho rusenyukiye, rusenyutse kubera abayobozi bahoze bavuga hano ngo muri Ngoma kera ikiri Kibungo ngo bajyaga harya bandika JP abapumbavu. Ibyago twagize u Rwanda rwagize, ahubwo rwagize abayobozi b'abapumbavu. U Rwanda rwose rwagize ibyago, tugira abayobozi, tugira politiki, byose by'ibipumbavu. Ubu rero turubaka u Rwanda turuvana kuri ayo mateka y'ubupumbavu. Turi kumwe. Iby'amatora rero bivuze iki? Ibyo tuzajyamo mu byumweru bibiri. Icyo bivuze ni demokarasi mu by'ukuri. Demokarasi yo guhitamo. Guhitamo ubuyobozi. FPR n'imitwe ya politiki bifatanyije na FPR ntabwo turi abapumbavu, ntitwigeze turi abapumbavu. N'ibindi biraza. Hari byinshi kurusha imbere aho tujya.
kubera ko imyaka 30 ishize impinduka ibaye mu gihugu cyacu, bamwe muri mwe mwari mutaravuka, abandi bari impinja, abandi bari abana bato, ariko ubu murakuze, bahoze babisobanura hano, amashuri murayafite, ibijyanye n'ubuzima murabifite, mbese urubyiruko rwacu mwebwe, abana bacu bavutse ejo bundi ariko bamaze gukura, ntacyo u Rwanda rwababurana. Ntacyo u Rwanda ruzababurana kuko mufite abayobozi batari abapumbavu. Kandi namwe ntabwo muri abapumbavu. None se dushingiye kuri ibyo, ubumwe bw'igihugu, imbaraga, ubumenyi, ubuzima, icyatunanira twifuza kugeraho ni iki? Ntacyo rwose. Iby'umutekano, ibyo hafi 90% byararangiye biri iruhande. Iby'amajyambere shingira ku bukungu butera imbere, ibyo nibyo dushyizeho imbaraga kubyubaka, ariko bitari kubaka gusa, ahubwo harimo no kwihuta. Turashaka kwihuta mu majyambere, ntidushaka ikidutangira. Politiki ya FPR n'abandi bafatanije niyo ngiyo. Ushaka kudukoma imbere akatubuza amajyambere, akatubuza umutekano, ibyo turabikemura vuba na bwangu. Turi kumwe. Nibyo rakoze. So ibijyanye n'imihanda, amashanyarazi, ubuhinzi n'ubworozi, kwihaza ndetse tugahaza n'amasoko adutezeho, ibyo ngibyo niyo nzira turimo. Na bya bigori cyangwa indi myaka duhinga, kera hegitari mwavanagaho mu busa, wari mu biro 100, ubu akaba ari mu matoni. Amatoni turashaka ko yiyongera. Hegitari imwe y'ibigori hari uburyo bikorwa hakavamo toni 7 n'umunani. Iyo niyo ntego, nibyo dushaka kugeraho. Murakoze cyane. No ku bindi rero n'ibindi bihingwa cyangwa ibyo mworora,
umusaruro wabyo twifuza ko utera imbere bigezweho bya kijyambere. Ibyo kandi birashoboka kubera ko muri mwebwe navuze bakiri bato, amashuri mujyamo, amahugurwa mubona bibaha kujya muri iyo nzira mukayiganishamo n'igihugu, sibyo? Nimwe rero igihugu gitezeho amaso, nimwe kireba. Mwagize igihe cyo kuba ari twe mureba, abakuru mu myaka babayoboye, ariko ubu tugezaho ari mwe tureba. Mubyiruka, murabyiruka n'iki? Muraganisha he u Rwanda rw'ejo? Nimwe tureba rero. Mujye mumenya ko mufite iyo nshingano, sibyo? Inshingano ya mbere rero ihera mu guhitamo neza ibintu bizima. Ibyo muzahitamo itariki 15 z'uku kwezi, ariko no mu buryo bwa rusange mwebwe nk'umuntu ku giti cye uhitamo utigiwe ariko ubuzima bwanjye ndashaka ko bumera gute. Abantu bashyira hamwe, buri wese azanye uko yifuza ubuzima bwe bwamera, igihugu cyose kirunguka, kibona ibyo byiza. Nibyo rero naje kubabwira hano, sindi butinde mu magambo, bimwe ni ukwibutsa gusa, nzi ko mubizi, ibindi ni intego dushyira imbere yacu vuga ngo tugomba kuyigeraho. Tugomba kuyigeraho biturutse ku guhitamo, sibyo? Mufite rero abaturanyi, mwe muhinge, mworore, mwikorere, mukore business, hanyuma muhahire, mujye muha abaturanyi ibyo badafite. Mwe mukwiye kuba mubifite, sibyo? Muturanye na Tanzania, muzige n'igiswahili, muvise mukiza ariko. Igiswahili ni ururimi tuvuga muri East Africa ndetse n'ibindi bice bya Afurika bivuga igiswahili. Iyo ushobora kuvugana n'umuturanyi, yaba waho utuye cyangwa waba utuye wahandi, yaba utuye ahandi, ibyo bituma kubana biba byiza, umubano uba mwiza, bituma na business mukorana nazo zigenda neza, sibyo? Bantu ba Kirehe rero na Ngoma, simfite byinshi, ibindi tuzabivugana, nzagaruka, ntabwo ari uyu munsi wa nyuma naje hano. Nongeye kandi kubashimira cyane rwose. Murakoze cyane rwose, ndabashimiye. Ibisigaye mwabimenye. Igikumwe, ndagira mushimire n'abandi bose bicaye hano imbere yanyu, abenshi baduherekeza kenshi ahariho hose, abandi baturutse hano muri Kirehe na Ngoma, harimo n'abayobozi banyu,
aba ngaba iyo dufatanije muri izo nzego z'ibikorwa nabyo nta kitunanira, ariko ni ukubera ko muba mudushyigikiye. Ndabashimiye rero, mugire ubuzima bwiza, mugire amahoro y'Imana.